mujye mwibuka ko mufite umurengezi. Yesu yaje aje kumaraho imirimo yose ya Satani. Numwegera yose iyo mirimo yose arayimaraho. Mwaramutse neza bakunzi b'Urugero Rwiza TV. Imana ishimwe ko iduhaye uyu munsi kugira ngo twongere tuvugane, twongere tuganire, kandi Imana ijye ibaha umugisha. Uyu mwanya tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ese umukristo yabasha kubaho ubuzima budakora icyaha? Ubuzima butabamwo icyaha, budakora icyaha ku mukristo burashoboka? Iki ni ikibazo rusange, ariko Bibiliya igifitiye igisubizo cyumvikana. Iyo usomye mu rwandiko rwa Yohana rwa mbere, igice cya mbere n'umurongo w'10, usanga hari amagambo avuga ngo nituvuga ko tudakora icyaha tuba duhindutse abanyabinyoma imbere y'Imana. Impamvu uyu mwanditsi Yohana yavuze iri jambo ni ukubera ko iyo uvuze ko nta cyaha ukora, ubu utesheje agaciro impamvu yazanye mu isi Yesu. Bibiliya iratubwira mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3 n'umurongo w'8, katubwira ngo icyo umwana w'umuntu yerekaniwe ni ukumaraho imirimo yose ya Satani. Bivuze ko iyo avuze kuyimaraho, biba bisobanuye ko imirimo ihari. Yazanywe rero no kuyimaraho. Iyo uvuze rero ngo nta murimo n'umwe jyewe mfite, uba ushatse kuvuga ko Yesu nta kazi agufiteho. None ukibaza ngo ese none ubwo wumva umurimo wa Yesu ari ukutumaraho imirimo ya Satani, hanyuma natwe dukomeze dukora ibyaha kugira ngo Yesu nawe abone akazi? Ni ikibazo dukwiye kwibaza. Dukomeze dukora ibyaha kugira ngo Yesu abone akazi akora? Abaroma 6 n'umurongo wa 1 kugeza kuri 2 haravuga ngo ntibikabeho ngo dukomeze dukora ibyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana busage. Niyo mpamvu muri urwo rwandiko hadusaba gupfa kuri kamere. Imana idufashe gupfa kuri kamere, ahubwo tukaba bazima mu buryo bw'umwuka. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira mu Baroma 8 n'umurongo wa 1 hakavuga ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryatubatuye itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Wasoma mu rwandiko rwa 2 rw'Abikorinto ibice 5 n'umurongo wa 17 hakavuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera byose biba bishize, ngo dore byose bihindutse bishya. Ku murongo wa 16 havuga ngo noneho ntihakagire udutekereza akurikije amasekuru, ngo kuko twamaze kwinjira muri Kristo Yesu kandi twahindutse ibyaremwe bishya. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Reka twibaze ikibazo: ese gukora icyaha ni iki? Iri jambo rigira insobanuro ebyiri. Gukora icyaha ni ugukora ibibuzanwa n'amategeko y'Imana. Ubwo ni ubusobanuro bwa mbere. Iyo ukoze iby'Imana yakubujije uba ukoze icyaha. Ubusobanuro bwa kabiri, gukora icyaha ni ukudakora iby'Imana yagutegetse gukora. Imana idufashe.
iyo udakoze ibyo wasabwaga gukora uba ukoze icyaha. Tugaruke ku buryo bwa mbere. Iyo usomye muri Yosuwa ibice 7 n'umurongo wa mbere kugeza kuri 25, tubona amakuru azunguruka muri icyo gice y'umuntu witwa Akani. Yosuwa ubwo yari ayoboye urugamba rwo gutera cyangwa kurwanya abantu b'i Yeriko, Imana yamubereye umugaba, imubwira uko bazarwana, imubwira n'uburyo bazitwara. Imana yatanze itegeko y'uko Yeriko igomba kuzengurukwa 7. Nyuma y'umunsi wa 7 Yeriko irariduka. Imana idufashe. Imana itanga inshingano, iravuga ngo mu bintu byose biri muri Yeriko ntakagire ikintu na kimwe muzakoraho. Ariko Akani yirengagiza itegeko ry'Imana. Imana aho yavuze ngo ntihakagire icyo bakoraho, ngo afata ibintu yabonye ngo amaso ye arabikunda, arabifata ajya kubihisha mu ihema rye. Afata izahabu, afata imyenda, afata ibyo yabonye byose umutima we umwemeje, arabitwara. Ubwo rero bisobanuye ko Akani yakoze icyaha, kandi nk'uko Bibiliya bivuga muri icyo gice nababwiye, ntabwo byamuguye neza. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri ni ukudakora ibyo usabwa n'amategeko y'Imana gukora. Iyo usomye muri Luka ibice 12 n'umurongo wa 47 kugeza kuri 48, hari amagambo akomeye. Aravuga ngo umugaragu uzi ibyo shebuja ashaka ntabikore abakoze icyaha. Iyo ni speech, iyo ni disikuru ya Yesu. Uzi gukora neza ntabikore, ntakore ibyo shebuja ashaka, abakoze icyaha. Ese databuja ninde? Umugaragu ninde? Umugaragu ni nge nawe. Hanyuma databuja ni Imana yaturemye dushyira hano mu isi. Imana idufashe. Mu mushinga w'Imana, iyo usomye mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo ibice 2 n'umurongo wa 4, havuga ngo Imana ishaka ko abantu bose bakizwa. Ubwo rero ari cyo cyifuzo cy'Imana, abadakijijwe deja bahise bagwa mu cyaha. Kubera iki? Kubera ko Imana ishaka ko abantu bose bakizwa. Imana idufashe. Gukizwa bitandukanye no kuba mu idini, cyangwa kuba mu idini bitandukanye no gukizwa. Abantu bajya bahindura amadini mu isi, noneho amaze kuba menshi cyane, no mu Rwanda amaze kuba menshi. Umuntu yava mu idini yajya mu rindi akagira ngo niko gakiza. Oya, ntago ari ko gukizwa, ntago ari Imana yifuza ko tuva mu idini rimwe tukajya mu rindi. Noneho aho bigeze abantu byamaze no kubayobera. Umuntu akavuga ngo noneho ngewe ngiye kujya nsengera mu rugo. Wasengera mu rugo, wajya ku rusengero, waba mu idini ubarizwamo rifite ubuzima gatozi, utabamo, byose birangana. Yesu yaravuze ngo kugira ngo tumenye ko ibyo umuntu yahisemo ari ukuri, ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Matayo 7 n'umurongo wa 20. Aho wajya hose, waguma mu rugo abandi bakajya ku rusengero, wajya ku rusengero rwiza cyangwa ukajya ku rusengero ruciriritse, Yesu yavuze ko tuzamenya abantu bakijijwe, ko tubamenyeye ku mbuto zabo. Iyo usomye muri Matayo 5 n'umurongo wa 13 kugeza kuri 16, harimo amagambo ageze muri 3 akomeye cyane. Iriya mbere yaravuze ngo muri umucyo w'isi, ngo turi umucyo w'isi. Iryo ni ijambo rinini cyane. Ubwo uvuze ngo turi umucyo w'isi, bisobanuye ngo isi iri mu mwijima, hakeneye urumuri.
kandi urumuri rugira akamaro iyo umwijima ubaye mwinshi. Isi se ko iri mu mwijima, urabona hadakeneye we itara. Abakirisito ari twebwe twitwa umucyo w'isi, barashaka kumurika ku manywa, ibintu byagenze neza habona. Oya, ubukristo bugomba kugaragara mu gicuku, bugomba kugaragara ibintu byagenze nabi. Arongera aravuga ngo turi umunyu w'isi. Umunyu w'isi bishatse kutwereka ko isi yagaze, yaraboze, iranuka, hakeneye umunyu wo kubiryoshya. Ninde se? Ni umukristo. Ni umukristo wapfubura ibyo bintu byagaze. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Icya gatatu yaravuze ngo turi umudugudu wubatse mu mpinga y'umusozi. Ni ukuvuga ngo turi urwandiko rusomwa n'abantu bose. Imana idufashe twumve ibi bintu, abantu twoye kwirirwa twirukanka mu madini, ariko muri twebwe umucyo waramaze guhinduka umwijima. Imana itugirire neza, Imana iduhe kumva aya makuru tuyumve neza, kandi izina ry'Imana rikomeze guhabwa icyubahiro. Ubwo tumaze kubona ubusobanuro cyangwa se definisiyo y'icyaha, reka turebere hamwe uburyo butatu abantu bakoramo icyaha. Uraza kureba ubwubamo. Uburyo bwa mbere ni ukugwa mu cyaha. Uburyo bwo kugwa mu cyaha. Kugwa mu cyaha ni ugukora icyaha utabigambiriye. Ni ukuri ukabona wakigezemo, ukabona wagikoze, ariko mu mutima wawe nta mugambi wigeze ufata. Nko kubeshya, nko gufatwa ku ngufu ugasambanywa, nko kurakara ugakubita umuntu cyangwa se ukamutuka. Ubwo ni uburyo bwo gukora icyaha, ariko muri wowe utigeze ubitegura, utigeze ubiha umwanya ngo uvuge ngo ndabigenza ntya, ndabikora gutya. Niyo mpamvu Yesu yavuze amagambo akomeye kuri ubu buryo. Yaravuze ngo mube maso, musenge kugira ngo mutagwa mu moshya, kugira ngo mutagwa mu cyaha. Ni ngombwa ngo tube maso, dusenge kugira ngo tutagwa mu cyaha. Niko Yesu yavuze muri Matayo 26 n'umurongo wa 41 kugeza kuri 42. Yabwiye intumwa ze ngo ni mube maso, musenge kugira ngo mutagwa mu cyaha. Imana idufashe. Harimo igihe umuntu yatekereza ngo ngewe ibi ntabwo bindeba, maze kuba mukuru, maze gukomera, maze gutunga. Ariko nagira ngo kuba maso no gusenga bireba buri muntu uwo ari we wese. Iyo usomye mu rwandiko rw'Abikorinto rwa mbere ibice 10 n'umurongo wa 12, haratubwira ngo nuhagaze yirinde atagwa. Uhagaze yirinde atagwa. Imana idufashe. Impamvu badusaba kwirinda nuko Satani ngo ahora azerera, azunguruka, azerera, ashaka umuntu agusha mu cyaha. Urwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 5 n'umurongo wa 8, Satani ahora azerera agira ngo akwambure ikamba wari ugiye guhabwa. Abantu barakoze, abantu baravunitse, abantu baritanze, abantu bafashije abakene, abantu bavuze ivugabutumwa, bageze ku rugero ruri hejuru. Ariko nubwo bimeze gutyo, Ibyahishuriwe Yohana 3 n'umurongo wa 11 aravuga ngo komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Uburyo bwa kabiri ni
kuba mu cyaha. Uburyo bwa mbere ni ukugwa mu cyaha, uburyo bwa kabiri ni ukuba mu cyaha. Kuba mu cyaha ni ugukora icyaha inshuro zirenze imwe, ubwo ni ukuvuga nyinshi, ariko ukagikora icyo cyaha muri wowe mu mutima wawe udahamanya nacyo, utemeranya nacyo, ariko ukagikora kubera impamvu runaka. Ushobora kuba uri umugore cyangwa uri umugabo ukajya wiba uwo mwashakanye, kubera ko uwo mwashakanye agira ingeso yo kukwima amafaranga, agira ingeso yo kukwima iposho, agira ingeso yo kutaguha amafaranga, yo kuguhisha. Dufite abantu babana, umugabo abana n'umugore, ariko umugore ntamenye umushahara w'umugabo, umugabo ntamenye umushahara w'umugore. Mbese muri makeya, ubwo babana batyo rero, wa mugabo kuko ahisha umugore cyane, umugore nawe azamwiba, akaba muri icyo cyaha cyo kurara musaka. Yarangiza yakumva yasinziriye akabyuka akajya kumusaka. Impamvu ni iyihe? Arabikora adahamanije n'umutima we, ariko ikibimutera ni ukubera ko nawe abana n'umuntu ugera, abana n'umuntu utamuha uburenganzira bwose ku mutungo. Imana idufashe. Hari umuntu ugira ikibazo, yajya kugera nk'icyo afashisha umuryango we, akaba yagihisha uwo bashakanye. Impamvu ni iyihe? Ni uko azi neza yuko abimubwiye byasenya urugo, akaba muri icyo kintu cyo guhisha, akaba muri icyo cyaha, ariko adahamanya n'umutima, ari ukubera circonstance, ari ukubera kese, ari ukubera ibyo bihe anyuramo. Imana idufashe. Umugabo umwe yigeze yihana ingeso y'ubugugu, ingeso yo kwima umugore ibyo yari akeneye. Icyo gihe umugabo ngo yageraga inyama, yazigura akazibara, noneho akazajya arya imwe cyangwa ebyiri kuzageza igihe zishiriye. Umugore ntarya inyama n'imwe, umugabo yaraziguraga, kandi umugore azikunda, ariko akazigera ku buryo habuzemo n'imwe byari kuba intambara, byari kuba ikibazo. Ariko kuko umugore nawe yabonaga umugabo yamuhemukiye, nawe Satani amwigisha uburyo bwo guhemukira umugabo kuri izo nyama ze. Yajya kuziteka, akazitekesha inkari. Yabaga azi ko ari buteke inyama, agashaka inkari ze akaba arizo atekesha za nyama. Umugabo akazirya, ariko akarya n'inkari z'umugore. Imana idufashe. Igihe kigeze rero, wa mugabo yarihannye. Amaze kwihana, umugore nawe ahita avuga ati nanjye ndatsinzwe ndihannye, ariko umugabo byamuteje ikibazo. Imana idufashe. Inshuti yanjye, nagira ngo nkubwire, kuba mu cyaha ubitewe na circonstance ntizizatuma ukora icyaha. Imana idufashe cyane. Uburyo bwa gatatu bwo gukora icyaha ni ugutura mu cyaha. Uburyo bwa mbere ni ukugwa mu cyaha, uburyo bwa kabiri ni ukuba mu cyaha, uburyo bwa gatatu ni ugutura mu cyaha. Gutura mu cyaha ni ugukora icyaha inshuro zirenze imwe, ndetse ukumva ubyishimiye, ukumva ntacyo bikubwiye, ndetse ku buryo udatinya no kubyirata ku bandi. Ukaba wakwerekana uburyo wabeshya umuntu, ukabivuga, ukabiganira, ukabigira inkuru, ukuntu wamubeshye, kumva nta n'icyo bikubwiye. Ko ni ugutura mu cyaha. Ukaba wakwigamba ukuntu watutse umuntu, cyangwa se ukamubwira nabi, cyangwa se ukamwihanangiriza kugira ngo agucikeho. Ubwo ni ugutura mu cyaha, kuko umutima wawe ntukwereka ko wakoze nabi, ahubwo umutima wawe ukwereka ko wakoze ibintu by'ubutwari.
ukajya kwigamba ngo wasuzuguye umuntu, ukigamba ngo umuntu yaragusabye uramwima, ukabisobanura ukababwira ngo yaransabye nanjye ndamwima, ukaba wabibwira umuntu, ukaba wakwigamba ko wambuye umuntu yarakugurije ukennye ufite ikibazo, ariko ukigamba ko kutamwishyuye. Ubwo ni uburyo bwo gutura mu cyaha, kuko iyo utuye mu cyaha umutima wawe wemeranya n'ibyo bintu. Imana idufashe. Ese wakwibaza uti ubwo buryo uko ari butatu, ari ukugwa mu cyaha, ari no kuba mu cyaha, ari no gutura mu cyaha, ubwo buryo bufite umuti? Urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 2 n'umurongo wa mbere haravuga ngo nimukora icyaha, hatangira havuga ngo bana bato ntimugakore icyaha, ariko nimukora icyaha ngo mujye mwibuka ko mufite umurengezi. Yesu aje kumaraho imirimo yose ya Satani. Numwegera yose iyo mirimo yose arayimaraho. Hanyuma iyo umuntu akoze icyaha atandukana n'Imana. Icyaha kitujyana kure y'Imana. Ariko iyo wegereye Yesu akakubabarira, ukatura ibyaha byawe, Yesu akakubabarira. Urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo ibice 2:5 haravuga ngo ni umuhuza w'abantu n'Imana. Kubera ko twatandukanijwe n'icyaha, Kristo yagarutse kugira ngo atubere umuhuza. Imana idufashe kugira ngo kandi ubwo buhuza bushoboke, kugira ngo Yesu ahinduke umuhuza bishoboke. Iyo usomye mu Baheburayo 8:6 hatubwira ko kugira ngo bishoboke, ahari hari umworera watewe n'icyaha, ahari haraje ruhurura yazanywe n'icyaha, Yesu ngo ahashyira amaraso ye akahatambika umusaraba, hanyuma tukongera tugasabana n'Imana. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, kandi Imana ibahe kumvira isomo nubwo rikomeye, ariko Umwuka Wera azabasobanurire. Ndagushimiye Mana, ngushimiye yuko uri Imana igira neza, ngushimiye kuri Imana y'urukundo, ngushimiye kuri Imana isobanura amagambo wanditse. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Umugisha abagiye kumva, ubasobanurire ku gito no ku kinini, n'ibyo ntavuze ubisobanure. Mbisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen.